mbere ntuzandane mu bintu by'abantu baryamana bahuje ibitsina. Oya. Ndabubaha abaryamana bahuje ibitsina ariko kuki batari proud y'ibyo bintu kubera iki bakoresha nyine ibimenyetso ariko ntibabe proud kw'ibyo bintu ntacyo isaburetse kw'ibyo bintu niba ntacyo biba bitwaye kuki batari proud kuki bagenda bakigizaho amatatuwaje umubiri wose bakitobora indimi bakitobora amatwi bakishyiraho ibintu bakigira ibigabo kandi barabyaye Yago yo nari nakubajije ati Buriyani yavuze ati yigeze kugutwara muhati birayi mu bihatira abana. Wowe wavuze turimo turatinya ko foundation wavuze ishobora kuba ari ya Buriyani. Noneho tukavuga ati niba hari abantu bari barafasha abana ushobora kuyisenya bijyanye n'amagambo wavuze. Kandi Buriyani ntabwo tuzi n'ikintu urimo uramuhora. Kweri aho ugenda gukubita cyane umuntu bikagira naho utarimo uramuvuga ntabwo wari urimo uramuvuga ariko ugenda kuvuga ibintu bikagira no ku bantu bibereye hari utarimo kuvugaho abo bantu bo ni bande urimo uravuga Yago bakurakaje to the extent ko uvuga ibyo byose Dumba kandi ariko birayi na Buriyani warabihase byo Dumba nakubwiye uri muranyumva ndakumva nta muntu nigize mvuga izina rye icyo ni icyambere sibyo nta muntu navuze ngo runaka ngewe nivugiye ibintu none hari abavuye bavuga ko ngo aribo navuze none n'ikimenyimenyi ntabwo bigize bagenda bonyine biyambaje n'ingabo zabo byatsinda nakubwiye ry'abantu dufite hano kuri social media birirwa basambanya abana b'abahungu mu kibuno ariko kubera ko ibyabo bitarajya hanze azagenda avuga iby'abandi ariko dufite ama message y'abahungu birirwa bateretwana n'uwo muntu kandi yirirwa nawe avuga abandi hanyuma tukaba dufite n'ibindi bimenyetso by'abo bantu urimo kuvuga ngo bafite ama foundation nyine ebana birirwa biyibira abantu bakoresheje amarira n'amazina ariko abo bana bafashwa kuki badakurikira ngo turebe koko abo bana ababyeyi babo kuki bagerweho babaganiriza bababwira ukuntu abana babo bafashwa n'uburyo babayeho n'ibyo bagenerwa uretse ibiryo byonyine bishobora gufotorerwa ahantu runaka ku munsi runaka ibiryo urabyemera ibiryo mba nkubwire ariko se shaka kuki uwo muntu niba yavuze kuki atavuze ko harimo n'amafaranga yanjye muri ibyo biryo mwana ariko kuki abantu bibagirwa vuba ese nuba kugiye kubihakana kandi muri amafaranga yawe oya hari naho nabonye avuga ngo uwo muntu avuga ngo twarajyanaga ngo bivuze ko amafaranga twayasangiraga uramenya ahubwo wariya yanjye menshi ko ntazongera kurya ka amafaranga yanjye yose wariye umamagara wirizwa ngumva numva ngiye kwiyahura uzamenyere ndenda kuzagukanda ariko Yago Buriyani uramuzi gateka iyo yatangiye intambara warwana ntuzamenyere ndenda kuzagukanda umva Dumba ako kavideo se ntabwo kaje akavideo k'umwana uvuga ngo warwana ntuzamenyere ndenda kuzagukanda ako kuki nivugira ibintu gahita tubigira seriye Dumba gahita tuvuga ngo ubwo mvuze umuntu nta muntu ngiye nakibutsa akavideo k'icyana nyine kirimo kirabwira kigenzi cyacu ati kizabukanda so Dumba umva nkubwire reka twivugira ibintu byubaka man reka twivugira ibintu byubaka dufite album launch tariki erega nahise arimo arashyiramo amabaka ariko ibaze kwigira umugore utari umugore ukajya uhora sha babwira abakobwa babuze abakobwa biburiye abagabo nayo igihungu kiri mu maringi kiri mu biziya kiri kogosha umutsatsi gwacyo kikanasukisha ku gikobwa coka
kanyagwa nabo kenshi imana zababara pe kwigira umukobwa w'umuhungu si byiza ndagapfusha hanyuma kwigira umugabo uri umugore warabyaye ufite umwana ariko ugashaka kwigira umugabo ngo uzajya ukora ibintu nk'iby'abagabo, uzajya wambara nk'abagabo, ngo uzajya unaryamana n'abagore noneho we wigize nk'umugabo. Ibyo byo ni ibikisa. Uri umukobwa waranabyaye uri umugore, iyo wabyaye umukobwa akambara nk'imyenda zacu akigira nk'umugabo ugasanga ku buryo yavugana n'umukobwa ahubwo akanamutama. Mana yanjye ariko data ndanogonotse ari umukobwa cyane rwose akamutama. akoresha iki umva ngubwire dumba hari abantu bose bo kuri social media n'abantu bo muri entertainment hari abantu muri showbiz bigize intakoreka ngo ntibajya bavugwaho, ngo birirwa bavuga abantu nabi, ngo nibo babizwiho, ngo nta wundi muntu wavuga. Igihe cyabo kirageze. I'm telling you. Igihe cyabo kirageze. Nk'ubu kereka hagize nk'abana b'abahungu barenze umwe bari kuri no live bahemukiwe n'icyo kigabo kigize, cyo kigabo cy'ibyanwa cy'uruhara kigize ikigore ku ngufu, gifite ngo imisemburo y'abagore, noneho kikirirwa kibwira utwana tw'uduhungu ngo ufite iminwa myiza. Iyo kiri kuri kamera kiba kirigata iminwa kigize. Yago kurakaye. Igihe cyabo kirageze, urabyumva? Igihe cyabo kirageze, ni vuba cyane murabamenya. Hari abana b'abahungu bari hafi gutanga ibirego. Hari abana b'abahungu bari hafi gutanga ibirego, hari abana b'abakobwa bari hafi gutanga ibirego kuri uwo muntu wigize umugabo. Hanyuma yabona bamuvumbuye, hari video ze zagiye hanze bamuvumbuye, agahita akora live ya Instagram afite umuhungu amukora kwita akavuga ngo this is my new boyfriend. Ajijisha sha. Yago kurakaye cyane. Uziko twivugire ibya konseri gahunda kandi kizaba. Kandi kizaba. Ariko yabo sinye wakubwiye ibintu biyinjiremo. Banza wumve dumba. Icyo si ikibazo, banza inyumve. Hari abantu nabonye bandikagamo hano, harimo umwe uba wifuza kuba uwatari we, uhora agura amabaji akabura amafaranga yo kwishyura, akongera agakuraho baji bakayimukuraho, akongera akagaruka. Dere n'uwo muntu mwavugaga yaramaze iminsi yaraguze baji, none yavuye ubwo yarakennye, ntago afite amafaranga yo kwishyura iyo baji. Uwo ninde? Hari uwo mbonye hano urimo kuvuga ngo ntabwo tuzaza, yirirwa posting ibintu bya Yago bibi, yarambwiye ngo muhe udufaranga, ndamubwira ni kapu n'umuheto natwe ngwaye kaceze. Uravuga kazungu ka bosi umunacyaro ndamuzi, umukene mubi. Umva none uwo muntu niyo wamubaduga mutereka muri Kigali ngo ngaho baho, uwo muntu ntabwo yamara icyumweru muri Kigali, ari mu byari iyo ngiyo. Uwo ni umwinfluencer wacu twemera.